byumva hari amakuru utari ufite rero aya makuru rero wari uzi yuko mu rwari ikirori ese ubundi nimugoroba uraza kubone barateka ibiryo byo ni ibyo ntabwo byari ngombwa ko bikubaza ibyo ntabwo byari ngombwa ko ikirori kirahari ni ukwitanga mu bukwe bw'umwana wanjye ejo bundi yari agiye kwishingira bitamubuza ndavuga ati umuntu nkanjye ubana n'abantu benshi ntabwo yakwishingira oya ntabwo yakwishingira yishingiye twajya no kumukura tukabanza tukamukorera ubukwe ahubwo se waba wongereye kuri toxike rero n'ubundi turi inshuti kandi nawe warabizi murasabana njye mu minota ingahe ndamugeraho turata twikaraga iwanyu rwose ako kana kabisa ahubwo reka nkomeze njya kumureba ejo nyine yagutumiye ubwo warunureba nimara kumenya yuko kirindaza afite umukobwa ari musaba nahise nitumira ntabwo byibaza ntabwo ari ngombwa abavumvyi baritumira njyewe ubu nari nzi ko njya kugushakisha mu masaha 5 ari imbere none mise nkubona numvishe ngo barateka njye sinari kumuva iruhande namubajije niba bari buteke barateka inyama umuceri ariko reka inyama zishobora kuzamo ariko si ikirori kitarimo inyama icyo cyaba ari kagahene nabonye bacishaho cyane bakabonye nako rero bari barakaragije mu njegeza bakazanye mu gitondo buranika afite inyama zikomeye nizo zikomeye injegeza hari ubwo bari bwarikuremo nari ahubwo ibyo ahantu turatumika ubwo tugenda tubafasha no koza ibyombo warunuwe yavuze ngo tugenda nimugoroba ariko ntabwo twagenda nimugoroba ahubwo tujye kubafasha no guteka izi saa 8 ntabwo tugomba kurenza saa 9 zuza hari ahantu bahagenda amasaha 10 mu modoka ubu rero tubanze turirimbe n'aka gakorasi mana yanjye wanyeretse ibiryo narindiriwe ariko genda biboke umva imana itakingoze ako kantu mbwini sawa ahubwo sibyo nari maze iminsi 5 nabi si ureba iriya geto mbamo sohotsemo mu kanya undeba iriya geto nyumaze imyaka 6 nyumaze imyaka ariko uyu munsi nari kuhagwa itonde kuri uyu munsi nari kuhagwa utitaye ku kibuto unyibutsa avoka bavuze ko turi bwitange ariko harimo n'ifiriti ifiriti yabuze amazara ifiriti irahari nta kintu cyo kwitanga twena harya bya bintu bimeze nk'inzoka hari amakaro njyewe numvise ni amakaro si utuntu tuba tumeze nk'inzoka naraturiye umunsi umwe hari umuntu yari yapfuye njyayo yari yapfuye neza kukiriyo bari badutse nanjye ravuga ati nari ndetse nanazikuramo ariko nawe ukabyinda kukiriyo mani kukiriyo uzi ibiryo byaho baba bari kurira bakabisigaza ari benshi rero tudakerererwa sibyo ko hano mu mugambo ugasanga buriya turagize ahubwo ducomoke kuko dushobora gutsinda gakeya hano hari amabandi menshi urabizi ugasanga biturya ariko njyewe ntabwo nahava ese bundi hari ikindi buriya turi bubafashe usibye kurya n'ibyombo twabyoza ariko tukarya Paul ngena ntabibonye iyo yakishije hehe ndavuga ati ni kwa kirinda muraho amakuru neza bimeze warazibukye ameze neza batororeka byose karibu ariko bansuteka neza karibu telefone ya wese niba hari ahantu mwanyuze bakaba banyubakiramo kadodo ubwonko ariko mufashe nyine uhita uravuga menshi ibiryo ntabwo ari buriya telefone ndabona wagira ngo foto y'ifani anda patoro kira telefone buriya sibyo tukimara yuko kumva yuko umukobwa wawe uri bumushyingire twese tuza kugira ngo twitange abantu bina umukobwa wanjye hari umusore baciriye bateganya kuzajya kwishingira ndaje ndabata umuntu nka Kirindazi cyamamare nkanjye ufite umuryango mugari namwe w'abakire sibyo ndabata itega nzabanze bahamagare ntibabwire mwitange hagati hari kimeze ikwiriye ibiryo nta kibazo bahamagare umukobwa wanjye ibiryo ibindi zaninga sibyo abanza bazimanire kabisa weza ninga umva reka nkubwiye navunze ahantu henshi nako nisanze ariko ni wowe uvuze amagambo oya nta kibazo mbamo ikintu cyo ariko icyambere niyongera ibiro nanjye murashyigikiye weza ninga
Zaninka Dogisi sinakubwiye ngo birarya turaje tubivutarane twaka inyongezo dushaka uburyo twigendera buriya navuga ariko uyu mugabo amwuyemo kuvuga amagambo atarenze atatu akazana ngo ngibyo ahandi ziko tugenda tukicara kandi wasanga ari imisiriti ndi kumva ko no guhumura tureka kuvuga mesha woza ni niko Zaninka waje hano kuko nkakubwira ko oya mutuza burya abashyitsi bitwara neza rero uri kubibona ko ba bantu b'abanyamuryango nakubwiraga baje kudushyigikira muri bwa bukwe bwawe ntago wakishingira uri umukobwa wa Kirindazi nta nubwo binabaho uri kumva ngaho rero genda mu gikari urebe ukuntu bimeze tubanze tubazimanire hanyuma ibindi biratabiza nyuma ariko papa ndi kubona ari amabandi watumiye oya aba ni abanyamuryango nubwo bakwifata bibananira ariko nta kundi rwose wabigeze mukobwa wanjye ngaho gera mu gikoni urebe ukuntu ndakwemera oya nta kibazo nanjye murabizi ko nta mutima mubi agakobwa ko mbonye arishinze ariko ese ni karaga papa nako nura mukobwa ira ni inkumi yanjye bamwita Zaninka bagomba kuyinzanira nk'imyaka ingahe imyaka yo rwose sibyo mwebwe mukora ibibareba mu byihorere nkurikije imicatisha wamwise Zaninka uzagerekeho nakazana ibikeri kuko nabonye kabisa ni mwiza ibyo kandi ariko ibyo ntabwo rero babwiye aka kanya muri kuzuya mwakikanga imitwe nayiciye nako bashyize beza ni karibu hano mugomba kwisanzura sibyo ibiryo rero ibiryo nawe ubona ibiryo wanyene y'ubwo wanyashe mureke mwikure muri nawe yagize ngo nicorere kimasa nyizanye ariko twumvikana tukizike n'igihe ubanza gutora byinshi waribonye ye uzi ibintu byo kwitanga inzu nako ntabwo nabivuga tutaragira ayo nama siko mbateye cyagihena n'icyo uri buzane kira cyonyine oya abashyitsi bacu sibyo oya tega babwire nubwo mumeze nk'aho mumaze imyaka muri gereza mutarya na bombo ariko mwihangane murarya mwese murahaza Zaninka ariko twisanga wona reka ngubwire pato reba nyakubahwa murabizi yuko mushobora no kuneza Zaninka wanjye hano turabakirisitu murabanza mureke murabanza mureke rero mutuze sibyo turabasengera murarya ndetse Zaninka wanjye no guteka ariko tuni dukeya natungura imanza sibyo muri kugira ugasanga ndadufashe bitari ngombwa nafata n'ibindi Zaninka wanjye arateka nimugire ikibazo hano muri sansura arabatekera rwose reba nk'aka gashoka bazanye nawe rwose nuko kwimana mwe murarya muhage nta kibazo birahari n'ibindi ariko tega mbabwire sibyo icy'ingenzi mureke twihesha agaciro sibyo mwisange oya mubanze mureke dusenge turabanza dusenge tega oya mureke banze musenge oya ibyo bintu mwamukoze hano rero mundeba mbere yo gusenga oya mitiramo mwana oya mushyira hasi basengere sibyo reka buri hari ukuntu twumvaga ibyo ku ishuri wumva ibifite ibiro byinshi oya tega mbasengere murye mureke n'amacandwe yuzuye ibyo bintu byanyu mureke mbanze dusengere rwose ibi biryo ubyeze ubitunganye kugira ngo igihe uzazira uzasange turi seriyo mu izina ryawe wangegera mu mururumba nk'inguru tuzi ko badusenganya abana yacu tukomeze tukizinga kugira ngo ukomeze kubana natwe ibi biryo bibi byo we toka ku manyo kugira ngo bibe iby'umugisha kugira ngo igihe kizagere
kugira ngo igihe kizagera bibe by'amahoro mu izina ryawe muri ubwo buryo mu izina ryawe ryera amen. dore n'ingiyi byagenze bite ko mbona wagira ngo ni umusozi wose uziharwanya ko yari mumirize ubusamba bwanjye bwanze reba umenya ibiryo ibyo bintu narabyanze murya dukomeze ibintu turi amasaha ari kudukira twumvikana mukobwa we niyo kaje gusaba mbega nzabakobwa we rero reka mbabwire ndabona umururumba mfite kubona muri buka mutarana mutuze zana inka wanjye arazana n'ibindi ntakiko nkama iki ni igiki mbonye mu ifoto ryawe twibagirwa nanjye kano gakobwa nanibagiwe ko n'isoni kiri iyo ntabwo yakabagirwa ikiri nzi ko nagiye mu kirori cyaki ubundi iyi foka ijya intera ebera bino biyikuye ibi byakorewe muri uru ruganda nakiza nitaye natagihanaguye nibutse uko nagikuye muri bwa bukwe bwo kwa Munyanziza sindacyoza uribuka bwa bukwe bwo kwa Kazungu bwa rukobwa baherekeje nakibyemo kikiko kuko cyari cyayoraga cyane nibyo narabibona iyi micopo rubanza iryoshye araryoshye ko pasoro nabikubwiye sibyo buriya iyo habaye igikorwa cyiza nk'iki tuba tugomba kuza nk'inshuti n'imiryango nabyo nubwo ndi kubona asa nk'uwabibeshye ariko ntari bimugena uyu mupataro ubanza ni mwiza kuko nabonye asa nk'ibikeri pe ariko muri kurya nk'amabandi mumaze imyaka ingahe mutari n'umwanya wo kuganira n'abaganga ikigo cyanyuma kijyanye ariko ndarisha kimwe na kiba n'intoki baravuze ati niho hagwa imvura y'amabyi hari ahantu haba hakiri hafi ntabwo nahasaho ibi bintu biri buvemo n'ahimana ndi kwitanga pataro njyewe n'ipantaro y'uburiri reka mbahe mwumvire agasambo turaba tureba tega tutegereze nimurye muhage urikumva utahaga bamuzanira ibindi hanyuma ariko sibye ko ndi kubona abantu bahisimbuye ingurube ariko ntacyo gusimbura ingurube mumbabarire ariko nta kibazo bon appétit bose pasitoro sibyo turabona ibintu bishobora kuba utabishoboye sibyo turabona utabishoboye ahubwo sibyo ntugire ngo mbikoze ku nabi buriya abantu nkamwe mwarabyibushye b'abapasitoro nawe ushobora kubigira gutya wagenda ukitanga igiceri cy'icumi wajya nawe ibyo ukuraza kwitanga ikimasa ndagishoboye oya nta kibazo mwene ndabakuzanira ubundi umusaza agira ibitoki umuceri ni ndebereye ntabwo abikuyeho ibyawe ntabwo abikuyeho umukobwa ubanza ari intare ntabwo ari mureke ntumbe kuko agiye ntumbe nihembe gusa ariko nanone nawe kugira ngo uteze akaduruvayi muri ariko nacyo mwitange nta kibazo dore uyu muceri mwamenya nta kibazo murye ndi kubona muri kurwanya ibyo muraje mwitanga igishanya nabwo tujye tuzaba wagikoreye washinze umukobwa wawe rero sibyo nubwo mujya kumikirira ibishanya urabona izinzi nyashira y'indayi nako y'umukobwa wawe noneho takizi ubu sugira ngo hari ibindi turi bafashe usibye kurya erega no kurya no kwitanga bikomeye ibyo kunywa gifurate cyangwa se nicaye mu irimbi cyangwa mukajya oya uri gusamba ngo ikintu uri budufashe ngo ni ukurya gusa ntabwo uri bwitange nibagiwe kukwitanga nabonye mu ifoto cyangwa natabyivumbura cyangwa ubu naguhaye ibiryo byawe reba ibintu nari nkwezesha ngo nari ngiye kumutera ibintu ahubwo reka nguha akanyanya ndebera ngo nari mbiyoye ngo mbimukubitesha ibiryo byanjye narabimuyoye n'ibyamenetse nabitamira oya murye nta kibazo mukobwa uko ndi kubibona rero papa narumiwe ndi kubona biri burangire warumiwe
wishingiye ariko tega dukomeze dufate iry'uburyo Gahunda ni ukwishingira. oya iryo jambo wirivuga bakuru nta muryango w'iwacu mbere kwa data no kwa mama no kwa ndose nta muryango aba ni abakire None se urabona aya mabanga ari bukore. aba ni abakire n'ubwo uri kubabona gutya uzi amafaranga bari gutanga kwijijisha kugira mutagira ibitunga mutamenya ibitunga byose mu nzu iwawe turi kwijijisha aba babona gutya ni abakire aba ndabizeye cyane mukozi wanjye ntabwo gukubita umuco ari mu rero utakizi nabuza apeti nifuraje mara je nabuza apeti bundi apeti yawa ibiryo birabizi Ureka ngo. Aba bantu bari kujya nk'ibisamagwe. ni nabwo bari busange make mwana wigira ikibazo nawe ugiye gushaka nyuma ute naba apeti yabuze nuko nanya nubwo mama wawe naje kugira umwaku akancika ariko iriya niyo nzira ariko njya gushaka nyoko natumijeho umuryango nk'uku nguku uri kumva nabo baritanga ubukwe bwabaye nakoresheje ubukwe abantu baribaza ngo ubu bukwe nubwo muri Amerika birabacana rero nugira ikibazo nk'umwe muri aba ngaba urajya kubona umwe atanze nka miliyoni n'ebyiri Ukarishya nk'amabyaba. oya nta kibazo ewe aba tureba wana mbega umukobwa na mugani naho imana gatoro buriya sibyo urebye buriya byo kurya sibyo buriya ndabishobora ariko ngize ikintu cyo kunywa abaye ikintu nemera imicapari za ku myanya wa mbere umuceri wanjye uramenetse ubunyishure ni wowe wandangaje nakutamo uturenete kugira ngo nze kubirya vuba vuba okay nagasoho ndio kambara uruhu rw'intama wanjye gira urayambara rinete uzanuza grata pasiteri mwiza Ntabwo ndi pasiteri wa nyoko. pasiteri w'ikigo w'imana noneho patoro sibyo ibiryo byawe sibyo byari bihawe sibyo hajya ngakanya ndakurikiyeho nako kugira ngo nyine mudushyigikire Bahe nibi. umwana wacu Bahe nibi. Gushyigikira ntabwo. oya mubaze murye irya jambo turahita turikomerezaho ntabwo uri kumva mu rugo ko bari kumamaza mu rugo ko bari kumamaza ushobora kuva hano ngo uteye intambwe muragiye utitanze ugutwa ariko turaza kugira vare nta kibazo reka turebe fone witabye utangiye kwibana patoro reka turebe fone witabye patoro wari ufite iki oya na hata twagushyirisha gamba hajya bibaho ubumwe bwari na senkani bari muri bumwe rebera mukobwa patoro nanjye bari bayiteye iyo tuyigurisha 900 tugakuramo 2 byo kumufasha ubu byagendeze patoro nanjye kugura amayinite kugira ngo nubone ibindi nagereka yabize umuryango wacu turi inyangamugayo isukandi yawe irimo hano ndahereza ibihumbi bingahe urahereza ibihumbi bingahe oya murabizi Wabyibagiwe. Iyo batangiye kwiba telefoni yawe. niba washinze wowe ugashinga ibiti mu mahembe wajegeraho umva rada rero ngegera umukobwa wawe ibintu bari kukubwira ntabwo uri umbaze mvuga akajambo k'ubwenge ututse umukobwa wanjye ngo ni ingege ntabwo ari ingegera ni ikigogo ntabwo nagira ntabwo ari ingegera ndabona mwahazi ndabijyana mu bw'uzanunga ukwezi nahita mukubita micapara mu mutwe nubwo bitoragura ku meza ntabwo nabita ntabwo nabita Utaza kunashima. rero mukobwa wanjye uri kumva ukuntu gahunda nta zimeze kundi byagenda ukuntu gahunda zifasha reka ndebe ukuntu ndi kumva n'ubushyuhe bunyishe ariko abatega tutegereze uri kumva turategereza twumve ukuntu biri buze kugenda wenda abangaba nubwo bitwaye nabi ariko nta muryango wacu ugurya agarama twese tugwa twicaye niyo mpamvu rero turaje kureba uburyo biri buze kugenda kandi nakwijeje yuko tutagomba Oya none se reka nkuba. Aba bantu bari kwita nko bamaze imyaka 10 batarya. Wagira ngo mu nda yabo bacukayemo ibimoteri. Barabona amafaranga baduha. rero utega mukobwa wanjye nkubwize ukuri icyo kibazo niyo wakibaza umwarimu wigisha muri kaminuza ntiyakibanira kirinda takizi rero ibi biryo uri kurya ni isahani yandi ibi biryo uri kurya wabikuye ku isahani yandi wabikuye ku isahani yandi nicare mugubwe neza turagubwa neza ikiko wakenyese rero ngo ndekere ndadi micoporo
ndacyari ifungu y'Imana. Nyibutsa ijambo Ijambo yavuze n'indumbe neza. Naza kugira ngo gushyigikira. Urabona kera bateka ibijumba n'inkono. Jyana Patoro kubijyanye tutarahaga. Oya jyana turaba tureba. Mube muganira. Ushobora gutsemba kandi ukavanga ukagera umutwe kuri semasha arira wariya mwana nawe Beberi bijyanye ntabwo kimwe Ntabwo ari sawa. Amafaranga ni ayawe. rero umukobwa wanjye umvire neza Patoro noneho rero. ngatego ngatakizi yakavuga gushyigikira ureba kera bagiteka ibijumba mu nkono nkakatega inkono nyine hakabaho kuyishyigikira kugira itameneka none niba hari ibindi biri kuziko twabishyigikira tugahita hakiri kare da Ariko sibyo. wari bwabona ifoto yawe uciyemo yapfuye yasambye akaguru hariya n'akandi hari muzakiri ndazi urakoze Imana nk'umugisha rero turacyari kumwe gira amata wanjye rero turacyari kumwe gira amata wanjye rero isuku ni Ujyanye ibiryo tutarahaga. byasuwe Irihembera. ntabwo ari ihembe nishinga amahembe cy'ingegera mbige cy'igoryi cy'ikiraya cy'igitsina down wowe ukategeka ibiryo ukabyana tutakaza warangiza ugataka rero gira amata wanjye genda utunganye utwucuza hano dukomeze unzanira na yakayi kugira ngo bigende neza utangiye kusebya Patoro utangiye Bimeze neza. Ibintu bimeze neza sibyo. Naho ubundi sibyo. Naho ubundi sibyo. Sibyo. inka iyo zamenya ko turi kurya nazo zitangira kuryana bro Ibintu bimeze sibyo. zitangira guha abantu ba nyina Rwose Patoro sibyo. Tudatinda mu magambo sibyo. Tuba twasize imiryango myinshi. tega rero muceceke nzi kubyumva rero mukobwa wanjye gira amata zanira yakayi dutangire twandike igitabo nagutumye kiriye kubona umwanya wagiye Ibintu byose mba nabiteguye. wowe regura inyanga nubwo bagiye kukuntwara ariko birambabaje rero dukomeza twitanga Patoro iki gitabo ugiye kwandikamo abaje bitabiriye. Iki gitabo ndashaka ibyacu. iki gitabo rero bagera ko kunyandika. tugiye guhera ku muntu bita Karyunguri vuga ubwitange bwawe kugira ngo rero ubukwe bwacu hari ikindi se gikurikiye mu vivre yaje yabonetse. hari ijambo agiye kuvuga ryo mu bukwe. ryo mu bukwe Gusabira umukobwa ngira ngo yego nicyo mutaka. ngaho ijambo ni iryawe nyakubahwa Ijambo ni ryawe nyakubahwa. nyubashya nicyo poro wayijyanye reka Bose zaninga nawe rero. wikwifata bupfubyi hano ntabwo turi mu irindi ahubwo mugiye kuba iyo nishimye nifata ku isi. murakoze imico poro wayijyanye urakoze nawe ikindi twari tugiye kuvuga wowe wikivuga ngo bagiye kutwandika ntabwo uzi ko hari umushinga bagiye gusohora wo gufasha abantu bakabaha inka z'ubudehe na za hene bakama ahubwo ntabwo birirwa batwandika baratwandika turiyandika hanyuma rero tangira Hero turabakunda cyane, ntimuzacikwe n'igice cya kabiri kizaba gishyushye cyane.